Today, life I am living is not life I chosen. I live in a bad situation. Aya ni amagambo yatangajwe n'umukobwa cyangwa se umugore Vestina nyuma yo kamaze kuba yasiba amashusho ndetse n'inzibutso zose yakoranye n'umugabo we Idrissa, bakaba babashije kuba batandukana. Rero ushobora kwibaza ngo iki cyatumye batandukana, ese nahe magambo yani Vestina yabashije kuba yavuga ku buryo byatumye bikanga abantu benshi bakivuga ngo n'ubundi Vestina wari warahubutse, bari kubanza ukamenya neza impamvu ugiye gushakana ndetse ukanabigendamo gake, kuko biragaragara ko ino Idrissa no umugwiza faranga, ariko imibereho yawe nawe ishobora kuzagorana cyane. Nyuma y'uko ibingibi bibaye rwose harashize iminsi haboneka ndetse Vestina nagaragara ko atishimye cyane habe namba, ababaye cyane bitewe n'ibintu Idrissa arimo amukorera ndetse nahohoterwa biteye ubwoba cyane. Rero Vestina yabanze asiba inzibutso zose bifitanye na Idrissa ku Instagram ye, yatakuriye state maze kubabwira haruguru. Ni ngufiya cyane ariko ngiye kugerageza nyababwire mu Kinyarwanda kwa mutari kumva Icyongereza neza, ndetse dukomeze tunirira show hano kuri R Nation Empire babwira amakuru agezweho muri aka kanya. Nimba ari ubwa unyumvishe rero nitwa J.J, umusanzu we n'ingenzi kuri twe, watugira ko subscribe bikadufasha kubaka umuryango mugari wa R Nation Empire. Reka nze mbanze mbabwire amagambo yose Vestina yabashije kuba yapostinga ndetse nyabasobanurira mu Kinyarwanda, babwire ibintu byagiye bikurikiraho hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda. Vestina yatangiye agira ati Today life I am living in is not life I choose. Aho yaragize ati uyu munsi ubuzima mbayemo ntago ari ubuzima nigeze mpitamo, and I did not deserve this. Kandi nta nubwo nigeze nifuza ibyo bintu cyangwa se numva ko ari byo binkwiriye. I know I made a bad decision in my life, but it's okay. Ati ndabizi neza ko nakoze umwanzuro cyangwa se nakoze amitamo mabi mu buzima bwanjye, ariko ibintu byose bimeze neza. God is allow something to happen to run. Kandi Imana ituma ikintu kibaho kugira ngo twige. Yakomeje agira ati I have learned more. No man lied to me again to destroy my life. Aho yaragize ati nize byinshi pe, kandi nta wundi mugabo uzongera kumbeshya kugira ngo akunda yangiriza ubuzima. Next man I choose to live in, I need to know him well, his family and everything about himself. Ati kandi nk'umugabo uzakurikiraho ni umugabo nzaba narizeho neza, muzi neza, nzi buri kimwe kimwerekeye umuryango we ndetse na buri kimwe cyose kimuvugaho. No one use me again. Vestina rero nayo magambo akize kuri stati, aho yasoje agira ati nta muntu n'umwe uzongera kunkoresha ku bushake bwiwe kereka ibyo nzaba nifuje. Ngayo nguko rero bya Vestina na Idrissa birangiye gutyo, byaramarira Vestina kabisa, byabaga bigoye. Mwagendaga mubona ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino. Cyo nagushishikariza ko subscribe je gomeza kubihera amakuru. Nimba ari ubwa mbere kandi anyumvishe nakubwiye ko ari J.J, ninzire ko akora subscribe n'ubutaha ukaza bwa mbere mu kuri video. Andi makuru agiye akomeza yiga kuvugwa hirya no hino, ni ibintu byagoranye cyane kuko Vestina ajya gukora ubukwe na Idrissa byabanje kubibanga rikomeho, basezeraniye mu murenge wa Kinyinya. Nabwo kandi kugira ngo abone aya mashusho mwagiye mubona ku mbuga nkoranyambaga nuko ari CCTV cameras zo ku murenge wa Kinyinya zabashije kuba zabafata, kuko bari barapanze yuko ngo Vestina na Idrissa bazakora ubukwe bakabasha kuba basohora video zabo nyuma y'amezi 2. Nyuma y'amezi 3 rero Vestina na Idrissa bikaba birangiye ibyabo. Urugo rw'umukobwa wacu w'umunyarwanda w'umuhanga mu kuririmba injyana zo guhimbaza Imana, ibyo nuko birangiye rero. Hasta la vista, naho ubutaha bakunzi ba R Nation Empire ndetse n'abakunzi ba J.J mu izina ry'uhagarariye R Nation Empire.